ngira ngo nkuko mubizi murabizi ko mazina aba nabarimo kunsuruza ikintu naje mpunga mvuye mu Rwanda mpunga nigeze mpunga uri uparitse imodokari urane rwa kaburimbo ukarambura intebe rwose umuntu uramubumura nta kibazo ahubwo ikibazo haje fuso none ibura feri ita yururira ya vatire nose nge nariye ntitwari turi kumwe hano rimwe hehe kabiri sha nzovu ngenda renze bro nkaho bari ngenda tangiye gusuragura nawe uzaza uyikora kugira ngo umugabo atazaguca nanjye ngiye kuzajya gukora nyashi ikibazo ko gihabwa n'Imana kujya muri siporo nibyo bituma uza nyine ngo siporo zizana ikibuno no kubeshya mwa cyangwa uzagura ibyo bajya bavuga ngo n'ibikariso bizana amabuno. Hello reka nizere ko meze neza amazina ni Baby Nessa nkuko bisanzwe ngiye murabona ko meze neza iyo ndi kumwe na Nzovu meze neza iyo yaje kuri Obey Nzovu imiri bimeze bite bimeze neza nta kibazo urabona izuba ni rikeya ikirere kimeze neza rwose sibye ko ibintu by'amagiripe amagiripe n'inkura byamaze abantu nawe se wayirwaye shabye urumva mvuga neza se nose ko gripe akenshi uzanduzwa n'ivumbi yatari ivumbi no gusomana weho wakoye niki ntabwo gusomana muri iyi minsi urabona turi mu gihe cy'izuba none hajya ucyakagwa twatujojoba cyangwa ugasanga ijuru ribaye nk'irihinduka hari agace kaba karimo kugwamo imvura akandi gace nta mvura ihari ubwo ngubwo rero umukungu uratangira guhumurirwa n'imvura abantu bagatangira bakarwara bakarwara amagiripe ibicurane abantu barimo kwitwaza imiswano bipfunapfuna kubera ko ivumbi rimeze nabi no si ivumbi kandi tugeze turi mu kwa ako nibyo ni muri sama hari ibitaramo byinshi uzajyayo ibitaramo bimeze Igisenyi bigenda bite guhera kure ubundi azaba ari ibikise ngiye mvi Kigali ngiye mu bitaramo by'ibiki hari Igisenyi kugira gute se hazaba hari show ugiye gutwika nawe mwika gute se gutwika nabyo uzi shamba banje urwego ntabwo ari rwo ndimo ngiye mvi Kigali ngiye Igisenyi mu bitaramo kugira gute se nagiye uza makonje ariko azaba hari guhera kuyambera azaba hari konje nta kazi ka leta ngira muri ayo makonje nzakoramo akazi ahubwo nzakoramo ibiganiro ku muri tubicana mu mpembe kuko akenshi mwanahembwe muhera ku itariki 21 mukageza kuri 26 yebwo rero kubango mumaze no kumenya amatariki bahemberwa ku masho ibitaramo Nzovu ntabwo igihe ukavuga ati ngiye gutegura vacation ngiye kuruhuka mu mutwe urwo rwego sindarugera mu mfite yahise ababikora n'abafite za miliyoni bagiye kujya ku Kivu bakajya kuri iyo samake bakajya gufata akayaga ko ku mazi urwego ntarwo ndimo ngaho nyumvira nuko ntago bisaba ngo ufite menshi gutegura akantu ukajya nka hehese niyo waba uri muri Kigali kwa ahantu hatuje uri kuruhuka ubaye iki se kandi umva kuruhuka nanjye burangiye bakujya mfata amafaranga nyashore yo kujya Igisenyi niyo utajya Igisenyi ukawukora ufite abana ushaka kugenda nkafata abana banjye tukajya mu rugo nkabakarangira ku kanyama cyangwa nabo bakakikarangira tugateka isombe nkabagura agafanta ariko kuvuga ngo ufashe amafaranga ngo ngiye Igisenyi gupfusha ubusa ngo hari ibitaramo iminsi ingahe nkamwe abanyamakuru muzajyeyo kuko muzamujya no gushaka inkuru ese nzaba ngiye gushaka ibiki uzaba ugiye kuryoshya nose ubu umugore wakubwiye ngo umutwareyo ni umugore wanjye nyine twajyayo nkafata n'umuryango wanjye nkafata n'abana banjye tukagenda nose ntagiye ujya upanga uvuye wenda nka rimwe mu mwaka uvuga ati ngiye n'umuryango wanjye tugiye kujya ku mazi tugiye kurya urwo rwego sindarugeramo abarugezemo ni abafite aho bagejeje ese Nzovu ibintu byo gusezera umuhungu nyine gusezera ubusore bwe nabo ngo bagakora ngo bagahura ngo ari abahungu gusa urabizi babyita groom shower urabizi ndakuvugisha mu kanya ndi mu kazi urabizi ibyo bintu cyane nabyo urumvaho ibiki ni ibintu bita groom shower
urabizi? ntayo nzi. Nayo uzi? Ntayo nzi. Ni igihe umuhungu urumva aba ari gusezera nyine ku busore bwe, agafata abasore bagenzi bakamukorera ikirori agasezera. Ibyo babyitaga kera, ku gihe cyacu babyitaga umuhuro. Nese umuhuro ubu ngubu ntabwo kibaho? Ntabwo kibaho, haje ibintu bya kizungu. Bavugaga umuhuro ku wa gatanu, umuhungu azakora ubukwe ku wa gatandatu, agatumira inshuti ziwe bakanywa, bakabyina barimo kumusezera, kuko abavuye mu rungano rwa bagenzi be agiye mu kubaka urugo, ababaye umugabo avuye mu busore, bakamusezera bakagira bati. Nese ko ari amakuru mfite ngo banamugurira indaya ngo akabanza ngo bakareba ko anashoboye, ngo bakareba ko azanagira icyo ashobora mu rugo. Abose bamugurira indaya kuki? Bamuguye indaya ikagenda ikamwanduza sida. Ngo barapima, ngira ngo barapima. Oya, kumugurira indaya ntabwo ari byo. Ahubwo icyo gihe abafite nk'umukobwa baba barakundanaga, ariko umukobwa ntagire amahirwe ntibabane, agahitamo undi mukobwa, noneho ahubwo icyo gihe wa mukobwa aza gusezera kuri wa musore, bikanga ngo bashobora no kuryamana, kuko aba agiye kumusezera. We wasezera umuntu mwakundanaga? None n'umusezi wose nta muntu uzi waba warasezeye, warasezeyeho se? Ndamuzi, hari umusore ugiye gukora ubukwe, nako ni umukobwa, nibeshya gato, ni umukobwa ugiye gukora ubukwe, noneho mbere y'uko abukora hari ku wa gatanu, bucya ku wa gatandatu akora ubukwe, asezera ku musore bakundanaga, ariko ntabwo yabashije kujya amahirwe kugira ngo babane. none ubwo ngubwo bajya mu kabari, bagiye mu kabari, umusore agura konyagi, baranywe barasangiye, umusore afite ivatire, bajya kunywera iyo nzoga muri iyo modoka, ariko bagerageza kwikorera ibintu. Ngubwo si imodoka ntiyakura buriza we. Oya, ninjoro, hari ninjoro ngo ibititira ngo yagutese ko uri uparitse imodokari urane rwa kaburimbo, ukarambura intebe, rwose umuntu uramubomora nta kibazo. Ahubwo ikibazo haje fuso noneho ibura feri, ihita yurira ya vatire, bose barapfa, bose bahita bapfa. Ibaze nk'inkuru, uwo musore ugiye gukora ubukwe ku wa gatandatu yumvise ko fiyanse we yapfuye ari mu modoka n'umusore. Ibaze imodoka yaraje deponaje, ibavanaho cya gifuso, basanga ivatiri imeze gutya, umusore ari hejuru ya wa mukobwa. Baba we, yarazi ngo atwaye umuntu. Ariko urumva ko ari byiza ubundi twagashatse tutaragira ikintu na kimwe dukora, ukajya mu rugo ukiri isugi, sibyo byakabaye byiza? Isugi, ariko abakobwa b'iki gihe mwarongorwa muri isugi. None sibyo byakabaye byiza? Byiza se gute? Nyine ukarongorwa nta muhungu wundi urakubona. Kubera iki se bitakunda? Ubwo nawe uri isugi? Yego. Ntabigura. Nese kubera iki bitakunda? Ntabwo bikunda neza, ntabwo byakunda, kuko kuri iki gihe akenshi hagiye ujya ku musore yajya kugushaka yasanga uri isugi, akenshi bakunze gukoresha ijambo bavuga ngo iwanyu bararoga, kuko hari nk'imiryango umukobwa ajya gukora ubukwe babanje gukubita imbwa, iyo miryango bayita ababwejuzambwa, kugira ngo bongorwe bakabanza gukubita imbwa. Ngwiki bagakubita imbwa ukarongorwa se? Niho urongorwa nyine, imbwa rero yose ukayikubita umukobwa wanyu akarongorwa. kuko iyo badakubise iyo mbwa icyo gihe ukenya umugabo agiye mu bantu umugabo agahita yitaba Imana ako kanya. Kandi ngo nta muntu upfusha umugabo rimwe, cabyihorere. Ese nihe nama wagira umuntu abakobwa bagumiwe batabyara, abakobwa bagumiwe babuze abagabo bagumi wabo, gusa bagira inama gute? Niki wababwira? None ntubagiye ngani iki wabwira umukobwa uhuye n'umukobwa wabuze umugabo? Wabuze umugabo nyagiye biterwa n'imyaka yiwabo, akagumirwa akagumi wabo, cyangwa arwaye icyo bita intinyi. Umukobwa se arwara intinyi? Narinzi ko abagabo ari bo barwara intinyi. Oya, abakobwa nibo barwaye intinyi, ntabwo bavuga ko ari ikiremba, ibiremba. Umukobwa aba arwaye intinyi, umugabo akaba ari ikiremba. Akenshi wabura umusore wawumukozeho, wabukoze kuri uwo mukobwa, arakwiyama akaba yanirukanka.
babo njye nta mukobwa ndahura nawe ngo bibeho. barahari nta n'uwonzi nari nzi ko ahubwo abagabo aribo bagira nyine bijya bibaho ukabona rwose byaranze. biba ku miryango, biba ku bitsina byose, biba ku bahungu bikaba no ku bakobwa. Ese Nzovu ushatse umugore ugasanga atabyara wabigenza ute? Atabyara ni kuba waramushatse umukunze urabyihangana ubwo ukamubwita rero umugore wanjye reka twese dukore test rega bura ntago wamenya umuntu ubyara uwo ari we. Wenda wowe ubizi ko ubyara. Nese ubwo uwo mugore tubanye nta mwana afite hanze. Erega ukuntu ubizi mukabana nta mwana wabyaye hanze wenda waramubyaye hanze icyo gihe byakwitwa ko ari umugore utabyara, ariko mwarabanye gutya ntiwamenya ubyara n'utabyara. ubwo icyo gihe rero iyo bigenze gutya mu burenganzira umugore wawe nawe akareba umusore baryamana, nawe mugabo nawe ukareba umugore muryamana mukareba ubyara uwo ari we. iyo wagize ubyara wa mwana muramuzana mu muryango nta kibazo. Umugore rero sasa yanze ko ujya ku wenda arabizi ko watabyara akanga ko unajya ku ruhande ngo ubyare. icyo gihe nyine biterwa, iyo umukunze urabyihanganira ukaba utabyara kubera iki se mukareba umwana murera. hariho nk'abana baba babayeho mu buzima bubi, uramufata ukamwandikisha muri leta bakamuguha, bamara kumuguha umwana ukaza ukamutunga ukamwiyandikishaho akiga akazarya iby'imitungo yayo. ariko wa mugore kuko waramushatse umukunze mufitanye urukundo ntabwo wahera ko ngo mutandukane. ariko nibyo aho Nzovu warifashe barakubaza ngo tapirura ni iki usubiza ngo iki? Tapirura ni ibigezi ubundi. tapi ni tapi bakina umupira kuri stade Amahoro, ujya wumva kuri tapi iriya y'Inyamirambo bahita kuri tapi nyine. none ntabwo uramenya tapirura icyo ari cyo? Tapirura konze ko gusibi ibintu birura inzoga hari n'izirura, tuvuge ko inzoga zo bita tapirura. intoryi zirarura, n'agasoryo zikarura, ibindi bintu birura. imyumbati ujya kugura imyumbati mu isoko ukabanza ugahekenya mu isoko banakureba kugira ngo numva imyumbati irura aho kutayigura. ubwo wasanga imyumbati ariyo bita imyumbati irura. ngiye ko tapirura. Carte jaune urabizi? Carte jaune carte jaune ni yindi baha ikinyabiziga umushoferi akafite carte jaune. Carte rouge? Carte rouge ni yindi mu kibuga baha umukinnyi wavunnye undi, niyo bita carte rouge bahita usohoka mu kibuga. Goalkeeper ni iki? Ni umunyezamu. ni mu Giswahili. Mu Giswahili bavuga goalkeeper? mu Cyongereza bakavuga ngo iki se? Sempese mbaza ntabwo nizi Icyongereza. Mu Gifaransa se? Mu Kinyarwanda bakavuga umunyezamu. Hari akantu noneho nabonye hano bagukoreye ngo wabaye perezida wa USA. USA isundi urahazi? Muri Amerika. umurwa mukuru waryo wawe ni uwuhe? Haruzi ugurambaza sindagerayo. Ariko urawuzi? Washington. Washington. Zuzura ubutawuzi? Dore bakantu bagukoreye. Ongeraho. Insibi ni ibiki? Uretse rero. Ngira ngo nkuko mubizi murabizi ko mazina. Aba nabarimo kunsuruza. Ikintu naje mpunga mvuye mu Rwanda. Mpunga nigeze mpunga zitwa Mama Queen. Ngira abantu batanga visa ko batemerewe kuba bahereza visa izo ndangamirwa zikaba zaza hano muri Amerika. Bitewe nuko zazinjishe mu Rwanda zinsanze hano muri Amerika aho zamvuna. Mbamenyesha kandi ko mpumbuye inshuti yanjye yitwa Yakamwana. Icya kabiri, ntabwo byemerewe kuba wabomora umwana utujuje imyaka 18 kuko mu Rwanda iyo bagufashe ni burundu cyangwa 25. Ngere nka perezida wa Amerika ikintu mbasaba nuko mutemere kwa mwakora icyo cyaha. Umwanzuro muzeba mwafashe kuntora ngo mbayore kandi nkuko nayo babwiye mu kwiyamamaza. Eko ndi umunyarwanda se ndi umunyamerika. Wajya kuba abanyamerika wagize primaire. Wajyaho n'inzovu wabivuze. Nose bakoresheje iki bino bintu? Ndabizi se.
ni iki wabwira aba bantu bayifata bakakubeshya njye nari nzi ko ari nk'inuza bigeze no kubivuga ibyo nta kibazo buriya barimo kunzamura ubusitayi bwanjye kuko biriya njyewe nta kibazo nta kintu bitwaye nta kintu bitwaye AI urayizi inyi AI ntabyo nzi uri kumva ari nk'iki se we ushobora kuba utakize ariko urya ukekeranya byibura ubwita ngo AI si urwego rwo muri rukora iperereza muri Amerika urwego rukora iperereza muri Amerika barwita AI menya ariko rwitwa urwo mu Rwanda se rwo barwita ngo iki RIB inisesi ikora iki inde inisesi urayizi ntabwo mbizi ibi byose ni mu Rwanda ibyo simbizi rwose mukanjyana mu bintu bya politike navuze ko ntazakora ibiganiro bya politike kunjyana muri ibyo no si ni politike kuvuga amagambo icyo bisobanura nabyo ibyo ntacyo mbizi nayahe ngange iryo mbaza nanjye numve ko narishobora wowe warize rega no se we ntago wize nize primaire singa ngo bavuga ngo njyewe ngo naragengeye kuyobora Amerika bayobora Amerika na rumwe rubaho ndajya kuyobora Amerika ko ndi umunyarwanda njye mvuka muri Amerika no se ubwo nyine uzabona ubwene gihugu oya no se kanirwa tubwira ngo nawe ngo umunyamerika ndarenga nta nubwo ndajya muri sindajya Bugande sindajya muri Kenya none baramfashe baneretse muri Amerika bari kubona ariko ukwiriye nyine nose ugize amahirwe yo kujyayo ntiwajyayo oya u Rwanda rwacu Kigali yacu rwose nta bitane na Amerika ngiye nzaguma mu Rwanda ubonye amafaranga bakaguha na visa bavuga ati we igendere nta kibazo narira hano i Kigali kubera iki utajya muri Amerika se muri Amerika se kugira gute kurya ubuzima se waburiye mu gihugu cy'iwanyu hano dufite umutekano ushobora kurya rwose ukageza mu gitondo wirira yawe ntugire icyuba ariko hari aho wajya ufite amafaranga yawe bagahita bakurangiza ese nzavuge ukora siporo nta siporo njya nkora ukabyuka mu gitondo ukiyitaho ukajya nko mu kajimu nibyo abasore basigaye bari abasore nyine abakecuru bikundira buriya nibyo baba bakora oya dore abagore banyu bazajya babaca inyuma ku bana batoya kubera ukuntu baba biyitayeho n'ubundi abasanzwe oya mbese rega buriya umugore aguca inyuma bitewe n'uko mubanye nyine kwa ko utitaho ntabwo ujya muri siporo ngo ubyuke ngo ujye muri gym witeho nyine uzana ituza urumva nawe uzaza uyikora kugira ngo umugabo atazaguca nanjye ngiye kuzajya gukora nyashi ikibazo cyo kugihabwa n'Imana kujya muri siporo nibyo bituma uza nyine ngo ari siporo zizana ikibuno no kubeshya cyangwa uzagura ibyo bajya bavuga ngo hari n'ibikariso bizana amabuno we birango birakinyunyuza buriya njye ntabwo nakora siporo ngo ngiye kuzana ikibuno ahubwo siporo iyo ubyibushye ukora siporo kugira ngo unanuke ariko ntabwo wavuga ngo urakora siporo kuko siporo iragukamura urareba nkaho uramutse ukoze siporo ukungana gutya baba we wazana akabuno nk'ak'isenene akabuno k'isenene kaba kameze gute nzovu ntikagaragara hari abakoci babikora bakagukoresha izana ikibuno barabeshya yego none se kuki uba udafite ituza ukajya muri siporo ukarizana ibyo ni uguterura ibiremereye ukagangura n'uzasanga akaboko karabyibushye karabyibushye nawe nibyo ngo abakobwa bakunda rero n'abamama ntabwo imyaka ngezemo ibintu by'amasiporo se ubundi se wigeze uzikora ngo ujye ubyuka ngo wenda mu gitondo ujye mu gasiporo wirukanke mwana biriya bikorwa n'abameze bateze baba bafite ibyo bagiye gucugusa njye nzacugusa iki none se baba bagiye gucugusa iki baba bafite barubatse umubiri bakubita za mayoneze ku meza za marigarine bamara kuva muri siporo bamara kuva ku meza bagasanga umugore abadamu babategura ibintu ku meza njye nzava muri siporo se ninde uzabinkorera madamu wawe si mugiye gusubirana se iyo siporo nzayijyamo umugore twasubiranye ujye ubyuka madamu akwiteho kuvuga ngo nyigemo aka kanya uzayijyamo ariko wasubiranye na madamu umeze neza muri ino minsi kabisa ariko abagore ubona ukuntu abagore ari abana beza nyine umugore buriya umugore akwitaho
ubona nka Yakawe yarongoreye Dusabe Kamwana asigaye yambara isogisi irifuze asigaye yambara isengeri yazanye agatuza kubera ko arabyuka akarya mu gitondo akamushyuhiriza hanjye mbyuka nirukanka ninde wajya muri ibyo se nyeyo mpamvu umubwango abagore ni abana beza ikindi no kuna abagore ari abana beza umugore ushobora kumuta ukamara nk'imyaka ingahe waramutaye wagaruka akakwakira nyine arakwakira umugore baca umugani ngo ni urwabya rworoshye umugore ni abagore ni inzabya zoroshye umugore umugushije bukeya kugira ukamwereka umutima agira akakubabarira ese nzovu kubera iki umugabo urumva iyo aguciye inyuma uri umugore uramubabarira ariko wowe uri umugore ukamuca inyuma abagabo batabyihanganira ega impamvu bavuga gutyo umugabo ni impfizi itimirirwa umugabo ashaka kugenda akaguca inyuma ariko we mugore iyo umuciye inyuma yesu we ushobora gukubitwa cyangwa agahita akwirukana nyine kubera kimwe bwe mutababara kandi abagore baba bababariye ajya kugutangira ibintu kubera iki mwese we ntuba wabimutangiye weye gufasha akakubabarira ukamuryoshya akakubara ati nta kibazo noneho ikintu twishyizemo umugore nyine twere twishyizemo ko umugabo kuguca inyuma bitagusenyera ariko mwebwe ngo umugore kuguca inyuma bikaba byabasenyera ariko nanone tubigize n'abantu kuri hari umugore uretse kuva mu Mutara abeshya umugabo wiwe ngo atashye ubukwe aba agiye ahantu bita muri Nyaruguru ibaze kuva mu Mutara imodoka yo kugeza Nyabugogo wajya Nyabugogo ugahita ukatisha ijya i Butare ikagukomeza muri Nyaruguru naho ngo yari agiye gusura umupasiteri wari warabasezeranyije n'uwo mugabo wiwe yasize mu Mutara agiye kumusura bagiye muri jigijigi bakora ibyo bakora umugore yashidutse apfuye uwo muntu yakoraga ate ntabwo tuzi nimba yarishwe n'uwo mugabo wamukoreraga cyangwa nimba ari amarozi y'uwo mugore nako y'uwo mugabo wiwe ntabwo tubizi ahubwo umugabo wo mu Mutara yashidutse bamutumaho ngo ngwino ushyingure umugore wawe pasiteri we urwego rwese rumuta muri yombi ese turebe wa mugabo wo mu Mutara yagiye gushyingura uwo mugore wiwe ntabwo tubizi ubwo mana nose si wajya kumushyingura nyine uriya najya gushyingura nose wamureka kandi ari umugore wawe kubeshya ngo yagiye mu bukwe akagenda kwihera pasiteri none se si umugore wawe nyine rega umugore wawe ari umugore wawe mbabarira ntabwo we wamubabarira ninde wamushyingura ufite ibindi bintu yagiyemo atari ibintu by'ubusambanyi ariko nzovu ushaka ko umugore aguciye inyuma mutabyumvikanaho neza umugore ashaka kuguca inyuma ariko yaguca inyuma ntubimenye wowe icyo udashaka ni ukutabimenya kuko biriya bintu nubwo yagaruka biriya bintu ntabwo bijya bigaragaza ubwone araza shamani sinzi wowe icyo upfa ni uko utabimenya gusa rero wavuze ko utajya ukora siporo ngiye kukwereka tugiye dukora akantu gatoya sibyo ukunda kwa siporo kujyamo abantu bahazi nimba uhazi mfite inzara ufite inzara se y'iki ntabwo nidusoza ikiganiro turarya ngahaguruka nkwereke haguruka reba banza uyikore rero banza uyireke dukore pompaje se gute kwa kundi bakora pompaje gute se ntabwo uzi gukora iki si icyuma fata tugitere uwa babiri uwe ntabwo uzi wavuye iwanyu uriye turushanwe njye nawe hagarara hano turushanwe ukize ko wahaze uri kugira ino mikoro ikayigira hagarara hano mpagaze gute se tugiye mu bikize weho hagarara hano turebe njye na nzovu sha turebe uko bimeze ibintu wariye no gutambuka n'inkweto zikavamo ntugiye kunjyana muri ngaho turebe terura se ari ngiye ubanza banzanye sha nzovu ngenda arenze bro nkaho uba wariye ngenda tangiye gusuragura rimwe kabiri gatatu amagufwa atangiye gutaka kane utakinkubita ongera uteye nkwereke
Ngiye uterure. Na iraterura. Ntabwo. Mana yanjye ngaha nawe gira turebe. Ngira ibiki si bingenda bishwa nta nariye. Nose nge nariye ntitwari turi kumwe hano. Rimwe. Hehe. Kabi Nzovu urarenze. Ingana da. Ari njye na Nzovu n'inda. 15 se naje kumusiri. Ariko ni njye ukurushije nteruye kenshi. Birakuravuye iwa uriye. Nteruye kenshi. Uvuye iwa uriye man. Nose ko mvuye ntago nigeze ndya biri sisi. Nzanye ufite imyaka ufite niyo mfite. None se tawe nibiro ufite 20 n'ingahe? Nibiri. Shabyihorere. Ubu wasanga ukiba kwa mama wawe. Uvuye mu rugo mama waguhaye igikoma. Ungana nk'umwe igikoma. Uriye n'ibiryo bagushyuhirije umuceri n'ibitoki. Ngiyewe mvuye mu rugo. Ako nza gushaka ukunda umushyushyo. Shabyiwe uzi mfite nk'umuntu w'unteke. Ubwo urumva ngewe buriya kugira umugore ni byiza urabona yakamwana yashakiye dusabe yakamwana yazanye agatuza ikibuno kiraza nanjye rero aho kugira ngo yakamwana hore anyura ngo afite dusabe nanjye ngiye gusubirana n'umugore wanjye urumva umugore wanjye nubwo aba yagiye mu kazi ariko mfite umukobwa uzi guteka umuntu wiga mu mbere segonderi aba ari inkumi ntazaza n'ubundi arateka ariko nasubiranye n'umugore wanjye yaza andariza ibiryo mu gitondo nubwo abana baba bagiye ku ishuri mama abo yagiye mu kazi nazaza mbere uko njya gukora ibiganiro nzagura gaze ku buryo nzaza mbanza gushyushya nanjye nkarya nanjye yakamwana nkamwirataho ni ukuvuga ngo yakamwana niba guteye ishyari ryiza shabyihorere uzayambwiye ngo iyo muhamagaye ngo arimo kurya ibiryo ngo bamushyurije ngo ibiraya kavange ngo gura icyo cy'indagara ngo arimo kurya kawunga ngo n'agasosi ahubwo si indangamirwa zizatuma byibuza uguma muri urwo rugo ntibazajya bagutesha umutwe wo guhamagara indangamirwa se ngenda cyari mu ndangamirwa namaze kuzikatira ntibazongere kujya bagutesha umutwe nyabona batazarusenya tubibabwire bibabwire mwandangamirwa mwe mwandaya mwe ndabiyamye mumbabarire umva ibyo mwariye mwarabiriye mureke ibindi noneho ngiye kubisangira n'umuryango wanjye nsaze neza nsaze ndi mu bana banjye nta gusazira mu bana b'abandi nusize ndangamirwa n'abana baba bafite kugira ngo umwana agukosome umugurire uwo mugati abana bawe ntawo bariye ngayibaze hari n'abagabo bameze gutyo kandi gira inama abagabo bameze gutyo Nzovu barera abana b'abandi ababa baburaye ariko ntukitaye mu kiganiro namubonye dusoze mana ngambwira bagira inama abaki abagabo bameze gutyo barera abana b'abagore bari kumwe nabo ababa baburaye oya mwabagabo mwe mwite ku bana mwabyaye mwite ku bana bazira ndangamirwa izo bita indaya kuko ibaze uragurira umwana wundi amata uwo watayanyweye usanga umwana wawe arwaye bwacya ari wo mwivanye mu maraso yawe ese ubwo wa mwana azakura atakwanga wa mugabo we ko iyo umugabo amaze gusaza atungwa nabo yabyaye wa mwana w'indaya ko ntacyo azakumarira cyambere ntago buri se nta n'ikintu yakumarira ariko umwana wawe wibyariye yavuga iti papa yo ndihira amashuri ndiga reka niba ari nako gacupa nkamugure rega mumenye mwabagabo mwe hari imyaka tuzageramo ntitubashe gukorera amafaranga yego sibyo tugatungwa nabo twabyaye umwana nimba arangije afite akazi ashaka kukubakira n'iyo nzu ukayisaziramo yazaza ahembwa akabita papa reka mukubite n'izo 30 ariko nanone twigira inama yo kwizigama kandi ngo namwe muri mu bantu bashinjwa ko ngo mukorera amafaranga menshi ariko ngashira ako kanya ariko abo bantu bacunga amafaranga yacu ni bande nk'abanyamakuru mwe mucunga muduhangaye babwire muduhangaye kandi ntibazi kuba no mu kibina wewe ase bavuga ikibina ikimina
hari ibyo bita sosiyete ikimina ikimina nawe utanga ku cyumweru mukagabana nyuma y'amezi 3 cyangwa mukagabana mu mwaka sosiyete ni ku munsi nimba muri abantu 30 iyo wowe umwanya wawe ugeze baguha amafaranga yawe nimba uri wa 20 urayafata nimba uri uwa nyuma ukayafata rero ahubwo ngira inama neyakamwa namugira inama ajye mu masosiyete ajye mu bimina kuko birafasha irega ntabwo tuzakomeza gukodesha enda uyu mujyi wa Kigali si uwacu Wigeze utarwanya wakubaka muri Kigali sano kwe iwanyu bakubakiye bubatse kera twe rero twebwe tugomba kwigurira tuzubaka mu nyongero z'umujyi wa Kigali hazaba hitwa ngo ni mu mujyi wa Kigali kuko umujyi wa Kigali hari ahantu ufite ibyaro tuzagenda twubake tubeyo asubutombe yakabona umuntu agwaye ikibanza muri mwo muri Kigali wacyo bakuye he nose nago bagwaye ikibanza wacyanga nta gifata nka kigurisha ikibanza nonse mu bagwaye ikibanza kirimo inzu nta hoho ntaho y'umucanga irimo kugura ngaye hoho y'amabuye irimo namwe muzabyubake mu mujyi wa Kigali bagwaye ikibanza kirimo ariko nza mu Kigali ngira ngo uri kwitinya sha Kigali byihorera wakuremera byinshi kuki nta muntu wakuremera ikibanza kirimo inzu bazabimuremera aba diaspora gera Inyabisindu urebe ukuntu bahaseye narahabonye narabibonye byihorera rero ariko ngo bazabubakira bari uyu mujyi wa Kigali kugira ngo twirukane mu iterambere barashaka inzu igeretse nka 2 3 kandi izo ntabwo tuzifite ubushobozi tuzajya mu nkengero Nzovu reka dusoze rero nshimira n'abantu baba badukurikiranye cyane abakunzi bawe ariko bashimira abakunzi bagiye ntagiye ntabashimira rwose muba mwakoze nshimiye n'aba diaspora rwose barahari barabiri ibishuti zanjye singo kuvuga amazina kugira ngo bavuge nzabavumba reka mbashimire rero mwabanye natwe mwakoze cyane nkwibutsa ko tuba turi kumwe na Gacuti All in One Tech niho hantu honyine wakura ibikoresho byiza kandi byizewe by'umwihariko nk'utu dukoresho wakwifa nk'iri tara waryifashisha mu biro waryifashisha mu rugo bayo udakunda urumuri rwinshi mu cyumba wakwifashisha ari tara ko nabonye bandi bakora amatelefoni amaradiyo baba barifite nyine waryifashisha warikura muri Gacuti All in One Tech ahangaha urugabanya n'urumuri wayo udakunda urumuri rwinshi ugabanyiriza ahangaha ukanahakiriza ariko baricomeka ku mashanyarazi ucomeka kuri ntoza kuri prise uracomeka ngo bamwita Gacuti All in One Tech ariko menya fana reyo ibintu bye byose ko nabonye ari ubururu oya make boya nubwo waba uri umufana wa Peri waza muri Gacuti All in One Tech ariko ngiyewe kuko mbona akesha akoresha ubururu kandi nanjye ndumureyo nanjye nzajya kumuteza imbere uzaza umuteza imbere ni iruhande rwo kwa Makuza munsi ya parking ya Beka nk'aka gatara rwose urabona ko ari keza washyiramo itara ryo ryose umutuku umuhondo umweru byose ibara ushaka ryose washyiramo ubaye udakunda n'urumuri rwinshi ukagabanya ukanongera si keza ni keza rwose kandi nizere ko ibintu byemenya biba ari original ni original kandi noneho ni ku kiranguzo acuruza ku kiranguzo gusa yarangwe yacuruje ku kiranguzo nta hombo oya we nagahomba rega Gacuti yaje gukemura ibibazo by'abanyarwanda abirangura kuri makeya cyangwa yigiriye Dubai we yigirayo niwe nyir'uruganda ubundi kandi noneho delivery kwa kuninga uri mu ntara nguri he ni for free babikuzana ku aha uri hose hagiye hatandukanye rero ni muze muri Gacuti All in One Tech dusubira ubutaha amazina ni Baby Nessa nk'ibisanzwe